ngwino mutima ukeshengewe imyesha amahoro menshi ngwino bihugu nkunda mama we ibyogosha abatoya. What's up my people? Good. So now tugiye kwiga kano kantu rero sasa. Muri kubona kano kantu Capo tugiye kwiga mu buryo. Hari abantu benshi bafite makapo ari ugasanga babaze kuyakoresha. Hari umukoresha Capo akaba atazi impamvu Capo ayikoresha. Hari umuntu ubona abantu badakoresha Capo ukajya ubona abantu barakora baracuranga ariko ntibakoreshe Capo. Ukanakoresha ballet gusa, ngwino mutima ukeshengewe imyesha amahoro menshi ngwino bihugu nkunda mama we ibyogosha abatoya. Ukanakoresha ntakoresha Capo kagacuranga neza. So Capo rero simirwa n'iki? Capo simirwa na ballet. Imitazi gucuranga amabare uribaza ngo gucuranga amata do re mi fa so la si do yuta ma open chord so zitarenga hanga rimwe kabiri gatatu so zitarenga hanga do ntabwo z'amabare ariko Capo ndayifite kandi nshaka kujya nkoresha Capo nka gutranspose sinzi mitero kubyumva transposer kwa kuntu umuntu azamura ijwi ndirimbi hasi zamutse hejuru nzamutse wenda nko muri korali nta uramya gukoresha izindi code nabati kaze wenda transpose korali yenda ira transpose irazamutse. So muri open code naho transpose ishaka gukorerwamo cyangwa se Capo ntikoresha kandi ukoresha ama open code gusa yandi muzomuzi do utarinze rimwe kabiri gatatu. Hari ama code menshi ushaka gukoresha biho cyane birashoka cyane utiri gute bikorwa rero urabyibaza dore ko nibikorwa. Ndagwingero uko ushobora gukoresha Capo n'ukuntu ushobora kudakoresha Capo kandi ugacuranga mu open code aryo bita famille cyangwa se game runaka. Niye gufata rafashuriro rw'indirimbo ngwino mutima ukeshengewe imyesha amahoro menshi kuya ira ndirimbo mu majeri gusa. Okay, urugero nafashije rw'indirimbo runaka ngiye kwikora gute rero ngiye gucanga ino ndirimbo murabona ubundi umuziki ukuntu uteye nari babwiye yuko bavuga do re mi fa so la si do aramuto ko ararindwi abafite icyo bita famille cyangwa se umuryango n'abaho urugero famille urugero rwa famille ngiye kuba yiri famille to suppose que famille yawe umuryango wawe ufitemo papa ni mukuru, papa ni mukuru yo wa mbere ukiraho mama bana ugo fata famille ko ari abantu barindwi muri abantu barindwi wanyu papa mama n'abana bafite kubakurikirana nubwo bari impanga bari mu mutoyi kubakurikira kugira kuri bucuru wa karindwi. Noneho rero famille yiwanyu siyo famille yiwacu. Papa washa ko asumba papa wanjye iwacu ko bari bagufi iwanye ari barebare. Famille kwa kana ka wundi x1 nabo famille yabo bararinganiye ni inzobe n'ibikara niyo ya do re mi fa so la si do iyo do ifite famille ifite famille buryo tujye kwiga famille kuko famille ni ikintu kinini cyane. Tujye kukwisha uburyo cyo gukoresha Capo cyangwa gushobora gucuranga mu open code nk'indirimbo imwe ukayitranspose ukayizamuka ukayizimura izamuka ndaza kubaririmba baza kugira mu byumva gutyo. Wowe kora subscribe sharing comment ngiri ikintu ushaka kwiga cyose kimbwire ngufashemo. So let's go. Twaje nk'urugero wenda muri do ngiye gucurangira iyi do nani iyi ndirimbo muri do icurangire muri re icurangire muri mi icurangire muri fa muri sol muri la no muri si ya mu code ko ari uko za famille uko ari zirindwi. Ubwo nabwo muva za stress zo kuririmba uko zigira zizamuka n'imiryango yazo kugenda yubakana do re mi fa so la si do si la so fa mi re do. Izo ntumuntu zose zifite imiryango
zifite andi manota bigendana. Do bavuze ngo atereye muri do, iyo do atereyemo afite andi manota bigendana. Ngiye kwa urugero kuko ntabwo nabaha full video ya famille ko ni isomo rirerire cyane. Reka mbahe wagiye urugero gushonga ndimo ngwino mutima ukeshe ngewe nyesha amahoro menshi nihere hasi muri do. Noneho nimba nge ndirimbira hasi ndataspose ko impande yanjye ndi mu muririmbira muri re no muri fa muri bose mbacurangire kandi koresheje ma open chord ntavuye hano nakoresheje bari urugero kwihuta cyane ngwino mutima ukeshe ngewe bano gufata do fa nyesha do solo ngwino mutima ukeshe ngewe uri nk'umupapa tubangaha uririmbira hasi byose ngwino mutima ukeshe ngewe inyesha amahoro menshi cyangwa se kandi umuntu urugero uririmbira hasi kandi ijwi ryoshye si byose cyangwa bawusti ngwino mutima ukeshe ngewe inyesha amahoro menshi ngwino bihogo nkunda mama we ibyahogoje abatoya urugero muri re bako escalier ngiye kuri re ngwino mote nari muri ngwino mote nongeye muri ngwino mote nisumbiyo ngwino mote mukeshe ngewe inyesha amahoro menshi ngwino bihogo nkunda mama we ibyahogoje abatoya si muri re mwabyumvise twagiye muri mi dore do re mi ya munta kuzamuka amasomo nabanje muze kuyareba ukore subscribe nimutari ko subscribe ukandeho uri amasomo nabanje bwa mbere ko ikintu kiri basic nashyize amasomo mbona ntabwo arisho yize bayakurikiye ariko ubu ndi kwigisha abantu babasha kurera amasomo do re mi kwaje kuri mi kuri famille ya mi ku ndirimbo imwe ku muhanzi ndakumuririmbi turi kumwe hano hafi urimbira hejuru gato ya re ngwino mutima ukeshe ngewe inyesha amahoro menshi ngwino bihogo nkunda mama we ibyahogoje abatoya ngiye muri mi kuko navuye muri ya base yandi umuntu nawe ubyutse unaniwe ngeze no muri yandi muntu mezo nk'ufavanye n'uvayibo yakoze wamba hapo afite vocal bize neza ngo gutaburirwa ndi umuntu nabimenya ntazamba barire akuye mfite ijwi kizana mukuno cyane so mi twagiye muri fa do re mi fa ngwino mutima ngwino mutima ukeshe ngewe inyesha amahoro menshi ngwino bihogo nkunda mama we ibyahogoje abatoya ugeze ahantu we ku bantu nk'abandesera afite amajwi nyine aringaniye atari hejuru cyane bakinje munsi n'urugero nabo twagiye kuri hejuru sasa rero muri faso abantu wenda nkaba kenisoro urugero abantu bari ndagire hejuru gaho gato y'ukuntu uri kubyumva ngwino mutima ukeshe ngewe inyesha amahoro menshi ngwino bihogo nkunda mama we ibyahogoje abatoya bakugeza muri sol kenisoro sol birahuye okay twagiye muri la ngwino umutima ukeye wenda nk'abamedi baniwe batuma bavuga ari hejuru cyane ngwino umutima ukeshe ngwino umutima ukeshe ngewe ngwino umutima ukeshe ngwino umutima ukeshe ngewe inyesha amahoro menshi ngwino bihogo nkunda mama we ibyahogoje abatoya mubaho none ukoresha noneho na mi iyo ni famille makuru nafashe amakode agiye atandukanye
ndashaka kwereka Capo uko ayikoresha ariko nkwereke nibibaho mwe mvuga ngo ntabwo bibaho gusa buriya ngo natranspose gute usibye ku masharp ko sharp zo ntabwo ziba muri open chord ziba inyuma ya open chord. Yes, twagiye. Aha. Ngwino mutima muri ra. Ngwino mutima ukeshenjewe. Ngesha amahoro menshi. Ngwino bihogo nkunda mama we. Ibyogosha batoya. Ngwino muri ra. La si ari nayo ya nyuma. Ngwino mutima ukeshenjewe. Ngesha amahoro menshi. Ngwino bihogo nkunda mama we. Ibyogosha batoya. Urugero ushaka kuba nka warm up cyangwa se kugura ijwi ryawe ushaka guhera muri do uri ko ugenda uzamuka ukagera hanyuma hashoboka. Ubwo muri kubyumva nazo ushatse gutranspose ushaka gushyiraho Capo cyangwa ukoresha amambare naho hakora warm up iri hejuru cyane ukakora vocal nko iri strong nako iri high ifite amahaye yo hejuru cyane sibyo. So wakogeze muri C navuze nahereye muri do njya muri re famille yayo ndacuranga ndazamuka ngira hejuru. Ubwo mwabyumvise sasa rero utise ya Capo yanjye noneho ko njyewe sinzi gucuranga ngo ko muri gucuranga muri C ariko ufashe za bare ufashe byaki mwabeshi babaye batanabizi ngenda nize inga gucurangira muri do urugero cyangwa muri so cyangwa muri re how ni gute nzakoresha Capo yanjye gute nzayikoresha none kandi ngiye nyifite kandi gucurangira muri do gusa. Icyambere bazo umenye famille ya do ndabisha kuri famille ya do sasa rero isomo za isomo rya famille. Okay, famille ya do, muri famille ya do tujyamo do re mi fa sol la si do uko bivuze ariko harimo mineri na majeur, harimo mineri na majeur na ngarindwe mvuze ariko harimo mineri na majeur. Uti gute? Urugero rwa do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Ari n'abacuranzi benshi ngiye nyafata aho gukoresha re majeur akakoresha mineri. Umurafata umwana w'abandi ukamwitirira iyo famille yo mujya gufata umwana w'abandi ntabwo ari famille yawe. Nimba wacongeye muri do menya ko do ntabwo re majeur ikora niva nibishoboka ntibibaho no mu mateka y'umuziki ntabwo bibaho. Ntabwo muri famille ya do ntabwo hazamo re majeur ntabwo bibaho. Niba nkubwire mineri nkubwire gusa nkubwire majeur niba nkubwire mineri shaka mineri nongeraho mineri re mineri twagiye do isanguzi re mineri mi ya tubiri ya mineri apana ya majeur ashyiraho urutoki ahangaha fa so sanguzi ra mineri apana majeur ra si izana ari mineri si do. Mbibutse ko inota ryose rigira majeur na mineri, inota ryose rigira majeur na mineri. Habaho do mineri, re mineri, mi mineri. That's why muri famille ho harimo abahungu n'abakobwa, ntabwo ari famille y'abahungu gusa, harimo abahungu n'abakobwa. Yumve neza. Okay, Capo yacu rero izakoreshwa iti nimba gushorera muri do habazi famille nkashaka gutranspose muri re ngwino mutima ukeshenjewe ibyesha amahoro menshi ni hasi cyane kandi gushorera muri do gusa izindi gambe ntabwo nziza. Do amasomo yabanje muzajya muzabibona do ini dieze iyi ni re do re shaka kuzamuka muri re
cyangwa umuntu turi kumwe yenda ahise aririmbira muri diyeze, do diyeze cyangwa se si sharp, uwo turi kumwe ukamwumva aha ngaha usa nkaho ufashe do yuzuye ariko ntuyicuranga kumva ko ntabwo uko biba byahindutse. Capo gatuyishyira inyuma ya hahandi wafashe. Nahende muri do, umuntu azamuka wenda ajya muri do diyeze cyangwa se muri re, n'urugero wenda muri re. Sa nkaho ufashe do, nkahita ashyira capo inyuma ya hahandi nafatiye. Ubwo nafashe gutya niho nafashe do. Uko ngiye gukora iki? Ngiye gufata kano kantu ndi kukabona. Aka. Ngakurure ntazane. Uko mbere divuga icyaha gitangiriye aha ngaha. Ngakurure ntazane. Ubwo kora kakazana rero bisimbuza iki? Bisimbuza capo. That's why dukoresha capo. Ubwo naka ngaka nkuriye ndakaza ndakimbura. Muri make ya gitari ngize ngufiya kugira ngo melody yanjye ibe haye. Irya rizamuke hejuru. Kuko ndi gucuranga muri famille ki? Muri famille ya do gusa. Nyumve neza. Ngwino mutima ukeshenge. Narifite iki bwa mbere narifite. Ngwino mutima ukeshenge. Nogize ngwino mutima ukeshenge we. Wabyumvise? Ngwino mutima ukeshenge we. Ati shyira wenda muri solo n'urugero. Ugusaba ko uzi kubara. Yabira nabwiye do re mi fa sol la si do re mi fa sol. Umuririmbyi atishyira muri solo kandi ucuranga muri solo ntabwo uzi famille y'amakuru yagize. Ndaza mbare do re mi fa sol. Ubwo nkoze utabizi urebe video zabanza bishyizeho bisobanuye neza bihagije. Ku masomo ya muri isomo rya kabiri isomo rya mbere hafi ngaho. Hanyuma capo zinyishyanga. That's why uzabona abantu bakoresha capo, ukora capo yishyize nkaha ngaha. Ibiri kure. Ni uburyo waza gucuranga muri game zitari nyinshi. Nicyo bisobanuye. Cyangwa se mbere udakeneye mu ndirimbo ugasanga arifatira muri style. Muri izi shape za do. Ngwino mutima, iyi ni solo, ngiye gucuranga muri solo muri koresheje capo. Ucuranga na solo ntakoresheje capo wumve ko bidasa. Good, kwagiye. Ngwino mutima ukeshenge we, enyesha amahoro menshi. Ngwino bihogo nkunda mama we, ibyogosha abatoya. Ngwino mutima ukeshenge we, shenge we, enyesha amahoro menshi. Nakuye capo. Ngwino bihogo muri solo. Ibyogosha abatoya. Capo hano, nta capo hano. Nocyo birashoboka. Kiretse ari sharp cyangwa se diyeze. Kuko diyeze ntabwo ziba mwahanga muri wokuri konti. Iki kintu wacyumvise? Good. Ni uko bakoresha ikintu cyitwa capo. Urumva? Shyira yenda muri wenda muri fa. Shobora shyira muri fa. Nimba ndahita nka emeti. Good. Confession of Akira. Focus on my emotions. You may see my medida. Yes, I got many options. But should you only when Larry? Larry was changing Larry. Me, I don't like that too. For you, I can't do it. But now everything is so cool, baby. I love it, Gucci, baby. But I have one question. What can I do to win your heart forever? Till the end of our together. Mais tout à fait je suis attaché. C'est confirmé, baby, one day I'm caché. Now we was in our money. Oh my baby, dear.
mwabibonye bakoresheje muri Capo ushobora indirimbo runaka kano kaza mu melody kazamo neza karyoshye. So that's uko Capo ikoreshwa rero uko Capo ni isomo rirerire cyane ndabizi ko isomo rirerire cyane nonzagisha no sasi ku bakoresha no Capo muri mineri habanje mineri ya famille ifite amajana mineri ariko hari indirimbo iri muri do ariko hakabanza mineri hakabanza ara mineri cyangwa hakabanza ara mineri cyangwa se mi mineri cyangwa se si mineri zihari nyinshi cyane nibo ziteze zo cyane. Ubuzima bwanjye bwose nabonye inshuti nyinshi cyane zimwe zikaza zikagenda zimwe zingira inama nziza izindi nazo n'uburyarya maze nkabura uko mbigenza kuva waza mu buzima bwanjye iyo ntekereje ijambo inshuti wimunda aricishanya zimenye ikibinera umuri ruhande ibika byose ibyishimo ndetse n'ibibazo nta inshuti zose zamva ntabwo uzigera umvaho igihe cyose iyo nikuze uraza ukamfata mu mugongo turi marayika muri izi koko uri inshuti nyashuti shuti nyashuti shuti nyashuti shuti nyashuti shuti nyashuti nyinshi so oye ko imbere muri amineri njya muri fa ariko uribaza ni gute ntuzashyaho Capo kandi uhere muri amineri kandi numvise ki zabyisha no kubona umuntu yumva indirimbo bayitereye ni gute batereye bagiye gushakishwa higo kuva ari buze zaza ryisubire kuri kiyo ciao mukore subscribe n'umutayikora rwose ubwo muzaza mushaka video muzibure kandi ntabwo ngiyewe nakwirenganya so bye